bavandimwe mwarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri hano, by'umwihariko abarokokeye kuri uyu musozi wa Nyanza Kicukiro n'abahafite imiryango yahaguye, muri aho kandi mwiriwe neza. Mu izina ry'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali n'abaturage batuye umujyi wa Kigali, mbahaye ikaze muri igikorwa cyo kwibuka ku nshuro 32 jenoside yakorewe abatutsi kiri kubera hano ku rwibutso rwa Nyanza mu karere ka Kicukiro. Munyemere ntangire nihanganisha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, babwira ngo mukomere, twifatanyije namwe kuri uyu mugoroba wo kwibuka no guha agaciro abacu bazize ko ari abatutsi. By'umwihariko ndihanganisha mwese muri hano mwabuze abo mu miryango yanyu mwakundaga, cyane cyane abafite abashyinguye hano kuri urwibutso rwa Nyanza Kicukiro. Nimuhumure, mukomere kandi mukomeze mutwaze gitwari, turi kumwe, dukomeze duhanire ko ibyawe bitazongera. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, banyakubahwa muteraniye hano, uyu musozi duteraniyeho Nyanza Kicukiro ni umusozi udasanzwe. Umusozi udasanzwe kuko wamenekeyeho amaraso menshi y'ababyeyi bacu, bavandimwe bacu bishwe bahunze bavuye kuri eto Kicukiro, baza kwicirwa ahangaha mu rugendo badusobanuriye mu gihe twakoraga urugendo rwo kwibuka. Uyu musozi kandi uruhukiyeho abacu benshi babiciwe hano n'abiciwe hirya no hino mu mujyi wa Kigali, bahashyinguye mu cyubahiro. Uyu mugoroba turazirikana inzira banyuzemo, turazirikana akagambane bagiriwe, turazirikana ubugome bagiriwe, tuzirikana ko bambuwe ubuzima bazira ko ari abatutsi. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, uyu mugoroba kandi ni umunsi mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda hose tuzirikana uburyo abatutsi bo mu Rwanda bagambaniwe, bagasigwa n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zari zaje hano mu Rwanda zije kurinda amahoro, ariko bamara kubona bahageze bakazinga utwabo bakigendera, babagabiza abicanyi barabatsemba. Umugoroba nk'uyu nguyu rero buri mwaka ku itariki 11 Mata twongera guterana kugira ngo twibuke ko tugomba gukomeza kwiyubaka no kushobora kwigira, ko aribyo byonyine bizatuma igihugu cyacu gitera imbere mu buryo burambye. Uyu mugoroba kandi ni umugoroba wo kuzirikana amateka yatumye tugera ahangaha, aho abanyarwanda bicwa urw'agashinyaguro ntawo kubarengera uhari, ariko tukongera tukanazirikana yuko bitazongera, kuko turi mu gihugu cyobowe n'ubuyobozi bwiza burangajwe imbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, wanayobora urugamba rwo guhagarika jenoside ubwo amahanga yose yareberaga. Munyemere nsoze nongera kubwira abarokotse jenoside ko tubashimira uburyo dukomeje gufatanya mu guteza imbere umujyi wacu. Turashimira Ibuka cyane cyane ubuyobozi bwayo ko dufatanya mu gutegura iki gikorwa, tubona umwaka uko ugenda ijya imbere kigenda neza. By'umwihariko turashimira urubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali, tubashimira ko mwitabiriye muri benshi, ariko tunabashimira uruhare mukomeje kugira mu bikorwa byo kwibuka no gukumira ingengabitekerezo ya jenoside hano mu mujyi wa Kigali. Nimwe duhanze amaso, nidukomeze dufatanye guhagurukira kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo, turwanye abayihakana, abayipfobya, dushyira imbere ubumwe bwacu kuko arizo mbaraga zacu. Ndagira ngo soze mbahe ikaze muri iki gikorwa cyo kwibuka abatutsi biciwe mu karere ka Kicukiro baruhukiye hano, kandi ngira ngo nkomeze kwihanganisha abafite